none si inyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze Nyagasambu zamuke hejuru ku murenge wafumbwe ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo niba atazi kubindyarya ngo yihishe mu ruhu rw'intama kandi yenda tariyo je nakunda korode kutonguwo urumva wacuruje urupfu rw'umwana witaye ubona rwose bitanamuboje na interview yatanze wabonaga yisekera daseka se ntiyabaga ari kwinjije yakuyemo umuntu erega buriya bikemo nubwo yakoranaga nago ariko nta sano bafitanye we yigize nyine ngo mumfate mu mugongo azi huko uzikuri yabishishemo wagira ngo no manager buriya bikemo nta nisano yito yafitanye nago haba mu mikoranire haba no mwisano risanzwe ry'intuza ntiyari manager we nta nicyo yarashinzwe mu bintu bye nagiye kumva numva bita Ezekiel ari gukora ikiganiro arangije atanga ubuhanuzi ati umunsi korode ho yapfuye abantu bazagura indege uzaba afite canu wari we wese azabe yiteguye kugura indege umuntu rero usigaye ni korode ugiye kuzapfa we agiye kwicwa n'ikizi nabonye umwuka w'urupfu kuri korode cyane ukuri ndi no kumusengera namusengera amasengesho y'umunsi umwe warayimubwiye se ni kibazo kubona urupfu rw'umuntu karutwikiraho kuko ashobora gupfa kuvuga umuntu ngo umwana akoretse urupfu rwa Pastor Claude neza ubundi Claude ni umusozi ubuhanuzi giye buhora bugwanisha ku mfu Same Jesus kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu na Slim Jesus TV tukaba turi kumwe na Laila Wizi Show muraho neza umeze neza ndaho ndashima Imana abantu bo kuri Slim Jesus TV murakomeye barakomeye twari twarakubuze twarababuranye amakuru ni meza biracama ariko yanzu ntagiragurwa yanzu abantu mushaka kugura inzu mu mujyi wa Kigali iherereye Kanombe ugasaraba kuri kaburimbo muri quartier nziza tuwemo n'abantu bafitemo inzu zigeretse gusa ni nayo irageretse nko mubibona kuri screen zanyu ifite ibyumba 5 na toilette enye ifite amazu y'inyuma harimo bikoni amazu y'abakozi amatoilette yo hanze ikagira parking ihagije imodoka 3 ndetse na jardin inzu rero iri mu butaka 345 square meter cyangwa se metero kare hanyuma ni nshyashya nta muntu urayibamo ifitemo n'ibikoresho bishya uyishakana n'ibikoresho uhawe ikaze nabwo uyishaka nta bikoresho nabwo uhawe ikaze rero watubona kuri 07 8 8 3 5 9 6 9 iyi nimero nkunda ngo kuyivuga nirukanka abantu benshi barabirekarama cyaza kwivuga zahora nabyo ngo birakora umva nyirangije numva umwuka washize 07 8 8 3 5 9 6 9 gahunda niyo ngiyo okay hari bigana yindi gahunda twabaha indi turayibaha turayibaha mu gusoza so reka twinjire mu kiganiro umaze iminsi waravuze zo kuba yakwambura ubuzima bwo yaramufite umumaro nese ubwo urupfu rwe rwaba rumungura he ku buryo yakora icyo kintu siko mbitekereza teka abantu iyo bari imwita by'Imana sirime si kabiri abantu bari bamwegereye babashinja urupfu rwe ngira ngo no kwenya kwigendera dore imbogo hari abantu bagiye batunga urutoki ariko mu kuri tuba tuzi kuri kwabyo niyo mpamvu tudakwiye guhita tuvuga icyo kintu ntekereza yuko ahantu yaba yaraguye ndetse n'ahakomokaho ari naho hano mu gihugu cyacu ntabwo ari abantu basinziriye ku buryo umuntu yabahuma mu maso ngo koko ntibamenye yuko uwo muntu yambuye ubuzima ibyo bintu rero ntabwo ariko mbitekereza kuko biba ari ukuri uwo bikemu yabafunze for now ariko rero nimba adafunze nta n'ibyo akekwa arimo akurikirana none kuvuga ngo arabeshyerwa nyine no kumuhimbira hanyuma ku munsi wo gushyingura hagiye haba ibintu byinshi bitandukanye abantu benshi bakita umuntu akita nk'udukoryo tugiye kubona tubona uwo bita BKM aje ari kumwe n'amabouncer abiri
abantu baramunenga cyane bati uyu BKM uko yaje ngo yikomeje yigize wa danje kubera iki sinzi impamvu ngo yashatse abantu bamurinda kubera yuko ntabwo ari we musitari wari uri hariya cyane ukaze ku buryo yumva ko akeneye kugenda n'amabawunsa kandi ikindi nta muntu wari ugambiriye kumwambura umutekano ni bya bindi nyine hari abantu bakunda tenshoni gusa kumva yuko no mu rupfu rwa mugenzi we agomba kugaragara cyangwa bikunda agaragara urumva nimba yari afite bawunsa of course niba abantu bari barimo baha attention bibaza buri wese yibaza ati uyu muntu ugendana n'abarinzi uyu ni mu ntoki nuko mbitekereza abantu bakunda attention ibikabyo biri aho by'amafuti kandi nkatekereza ko biri ngombwa kuko nimba yari ari kuri kamera ejo bundi avuze induru ngo twabuze amafaranga ngo yo gushyinguza gogo akaba arimo agendana n'amabawunsa ari amabawunsa se yamugendaga inyuma ku buntu ntabwo ari ku buntu biriya ni ibintu nyine bihita bigaragaza wa mugani sinamushinja urupfu rwa gogo pe ariko ni ikintu kikwereka yuko nabo nta kintu bari bamumariye mwese ni gute umuntu yahoraga mu bitaramo kandi ibi bitaramo ndabizi ko baba babishyuye yahoraga akora ibintu abiri umwana rwari ngira ngo n'amafaranga yo kwivuza nabyo byari ikibazo mbese urumva abo bantu hari icyo bari bamumariye nyine nta kintu bari bamumariye bidateye kabiri yitabye Imana tubabonye kuri kamera basabiriza bavuze induru ngo bagize ibibazo ngo ibi n'ibi batanga nimero zabo none agiye gushyingurwa yego gogo aragiye pe ariko hari umuryango asize kandi haba hagomba no gukurikiraho n'imihango yo gukurikira iyo n'ibiki n'utwo dufaranga tubonetse uje kwikwedura no kwikwega mu mabawunsa gusa urumva ibyo bintu ngewe ntabwo mbishime simbikunze pe abangaba baratatse cyane bati mudutabare twagize ibyago itangazamakuru ryabahamagara riti ese turabafasha iki barangiza bakavuga ati mu by'ukuri nta bushobozi na buke dufite kuko ngo n'amafaranga yose twari dufite yose ngo tuyamaze ngo twishyura amahoteli turi hano mu bibazo nta n'igiceri cy'ijana dusigaranye none babonye kwishyura bawunsi zigenda inyuma y'umuntu babuza yo kuzana ngo umubiri wa gogo muri Kigali kugeza igihe ambasade y'u Rwanda ariyo yabigiyemo Imana niyo nkuru nyine abantu turi abantu ntabwo twabihindura ariko kiriya kintu kiba kigaragaza nyine yuko hari abantu nabo ubwabo ntazi ukuntu batekereza we wari uri kuri kamera umunota umusabiriza ngo nta n'igiceri cy'icumi ntacyo turagoye turananiwe tukubonye mu kanya uri kumwe n'amabawunsa kandi wishyuye ubwo si byo bisobanura iki nyine ni umusitari kandi agomba kurindwa ahubwo se gogo yigeze agira amabawunsa mani tworohereza ujya BKM rero mu minsi yashize agiye akora udukoryo twinshi ndetse n'ubu ngubu abantu bakibaza bati ese kubera iki asa nk'uwabishyushyemo cyane kuko urumva kuri channel yiwe yaprodingaga ibiganiro nka 3 ku munsi mbese yari yabigize nka vlog ngo turi kwitegura bakabanza bagakora nk'akavideo bari kwitegura ngo bagiye kujya kuzana ku bitaro bakabanza ka prodinga bagakora ibiki byose ndetse kandi ageze ku bitaro yanga ko abanyamakuru bakamera ati nta munyamakuru yemerewe gufata inkuru uretse njyewe njyenyine ashyiraho n'ababouncer kabisa ku buryo umunyamakuru wese aba uri gukamera bendaga bafataga ibikamera kenda kubijugunya niba byamushabonye ko yafashwe bigoranye ibintu byaje kurakaza uwo bita Pastor Claude sinzi nimba akavideo ka Pastor Claude warakabonye arimo aravuga ati hari ahantu sinajyaho nta views zirimo nta kintu nakurayo Claude kari akantu nakabonye gacaracara ariko kandi Claude yavugishije ukuri kuri mu mutima we ntago yabaye nk'izindi ndyarya zose harimo n'izo ngizo zari zirimo zikwedura n'ababawunsa sinzi nimba ababawunsa icyo bakoraga ngaho ntukagukinira wumve uratse imodoka uyikura hano Kacyiru ugenda ifunga hejuru unyuze n'agasambu zamuka hejuru ku murenge wafunge ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoboka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikura Pastor Claude ati izo views ntabwo wazikuramo urukundo rwa gogo urumva ko bose bashaka kurugira igishoro cyakoze nkunda umuntu uvugisha ukuri ntacyo ntacyo
korode n'abamwanga bamwangira ukuri none se niba atazi kuba indyarya ngo yihishe mu ruhu rw'intama kandi yenda atariyo ibyo tubimuzize ntabwo wabimuzize niyo kugira ngo umbere indyarya umbere umuntu wa nyawe none se ajya nakunda korode kuruta uwo nguwo urumva wacuruje urupfu rw'umwana witaye ubona rwose bitanamuboje na interview yatanze wabonaga yisekera ameze neza rwose ubona nta kibazo afite ubona yishimye adaseka se ntiyabaga ari kwinjiza yakuyemo aho witeka ngo ubundi ngo umuceri wo mu kiriyo cy'abandi ngo uraryoha ngo kugeza igihe nawe uteguriwe iwawe none se umuntu yagize ibyago yego yapfushije umuntu yego Google Pay navuga ko ni umuntu we wa hafi kuko bakoranaga babaga bari kumwe ahantu henshi ariko ubona muri interview yarashishikajwe n'amafaranga cyane yego aho akomeza avuga amafaranga ati nagize ibyago ndabatabaza ngo mumfashe aho kugira ngo mumfashe ngo murimo murambwira naye ngo base mwamfashe ko nagize ibyago ngo aho ngo mukamvuga mwayamaye niko yavuze igihe majwi arahari cyakoza mana niyo nkuru reka nirinde kuvuga ibintu byinshi kuri uyu muvandimwe kuko buriya BKM nubwo nta byinshi muzi ariko hari icyo yigize kumarira BKM yigize kumfasha niba wamfashe gufungura cana buriya angira inama ariko ntabwo nabura kubibwiza ukuri nubwo yakoze icyo ariko namubwiza ukuri yuko hari aho yitwaye nabi abantu rwose yitwaye nabi kuko ntabwo ari byiza nimba wari urimo usabira ubufasha umuntu utashye nimba atashye yenda ntabwo uri bumukurikiza mu mafaranga nimba yanabonetse ariko winayasesagura tegereza urumva urangiza imihango yose mwese uburyo nibajya no gukurikira nabwo azagaruka avuga ngo mwongere mune kandi ari gukoresha yishyuye badahunza kuko ndabizi ko uyu muhango ugomba kubaho sibakurikiriye se baragikora ndetse nibakurikiriye cyangwa yenda ubwo bamuhaye menshi nta wamenya aya no gukaraba ngo ntago bakarabye kandi bishyuye bounce baze bakarabayo gukaraba abantu biriya bari kurekarama ngo hakarabya biremera aba baje Kigali ariko abo mu muryango wa Gogo ejo rwose bakoze ikiganiro bababaye cyane bati baratubwiye ngo tujye gukaraba ngo ku murenge tugezeho dusanga nta kintu na kimwe gihari ngo bango rwose ngo ibi bintu ngo baraduhemukiye ndahibaza nese urumva bikwiye koko mufashe no mu mugongo ba nyiri umuntu erega buriya BKM nubwo yakoranaga nagoga ariko nta sano bafitanye we yigize nyine ngo mumfate mu mugongo azi hu uziko ari yabishyushyemo wagira ngo ni nawe manager nuko none hano nanabirakariremo uziko ari yabishyushyemo wagira ngo ni nawe manager buriya BKM nta nisano yito yafitanye na Gogo haba mu mikoranire haba no mu isano risanzwe ry'impuza gusa nk'ubwo wabonaga ameze nk'umuntu umugenda iruhande ameze nk'ugenda umwisesekaho amwikururaho buri kanya ntiyari manager we nta nicyo yari ashinzwe mu bintu bye ni nayo muntu ngo wamujyanye Uganda hari umupasiteri wabivuze wandi yavuze ngo wamutangiye ati uyu BKM niwe bundi ngo nari natumiye anje ngo mfite ngo Gogo ngo muri timu yanjye ngo namuzana bagenda bagiye gukorera ubuntu hanyuma rero urabona uyu mutipe uyu BKM urabona arangaruka bishaka kuzamuviramo kuba yakoresha umuntu birazwi ko ni umuntu ubana n'ubumuga ndetse akaba nabizi kandi mu gihe leta buje gukoresha abantu nk'abariye yangiza akamuzamura akagumya mukoresha ibingiye kugeza naho anavuga ati twamukoresha ariko twamuhishiye ibanga ubumuga yabanaga nabwo ntabwo ngira ngo ntabwo yari afite ubumuga bwo mu mutwe ntabwo yari yaramugaye mu mutwe kandi ngira ngo abantu leta yabujije gukoresha n'abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe ubwo rero yari muzima yenda yari afite ubundi burwayi bundi ariko ku bijyanye no mu mutwe ho yari muzima nta kibazo yari n'umuhanzi yahangaga twabibonaga gusa bivuga yuko ngo urupfu rwe rushaka kuba rwaraturutse kuba baramukoresheje cyane wari ukuntu bamukoresheje cyane bituma ngo ananirwa ngo aza kugira bizamura ikibazo ku burwayi yari asangana ibyo bintu rero bibaye yenda ntabwo twabyemeza nabyo bishobora kuba ari ibivugwa ariko bibaye ari ukuri baba barahemutse ni ukuri kuko icyambere umuntu nk'uwo hari igihe baba batanitaye no ku bijyanye n'imirire ye
ugasanga uri kumukoresha nk'ipunda wowe mwabitwaye muri wa murongo w'imyizerere ngo mwiyirije ngo muri mu masengesho ariko buriya hari amasengesho uba utemerewe gukora iyo urwaye ari cyane by'umwihariko iyo urwaye ubona ari ibintu bishobora kukuviramo ubuzima kugira ku buzima bwawe bujya mu kaga ntabwo amasengesho yemewe rero abantu cyane by'umwihariko abenshi b'abarokore simbivugiye kuri aba ariko abenshi b'abarokore hari igihe ibyo batabitekerezaho bakumva ko Imana iri mu mushime ayo masengesho nta nubwo Imana yayakira kuko Imana ntabwo ibakunda kuko ni icyabaguye wa mugani na Bibiliya bivuga iyeze mu mutima wawe utungana Imana ibindi izo drama zirorera rero abo ngabo ngo baragiye bamukoresha nk'ipunda panda teremuka bamujyana muri ibi bamugira muri ibi no muri biriya ngo nibwo yakuriyemo kiriya kibazo ararwara ageze no mu bitaro ngo ntabwo yabonye treatment ihagije kuko ngo amafaranga nawe ari ikibazo nkibaza kuki batahise bamugarura iwabo nibura ngo basi kuko iwacu twe tuvurirwa kuri mituweli wabizi ntabwo coste zahari yari kimwe n'izina aho niho habaye amakosa yenda nta muntu uvura urupfu ariko nibura hakaba habayemo kugerageza ko hari abantu buriya bo mu muryango we basigaranye akantu ko kuvuga ati umuntu wacu yapfuye kuko atavuwe ako kantu ntikabura abavuga ko ubwo yatanzwemo ibitambo ibyo bintu simbyizera ntabwo mbyizereramo simbizi ariko ikintu udafitiye ikimenyetso ntabwo wacyemeza ibintu by'ibitambo ni ibintu utabonera ibimenyetso nimba binabaho ntabwo wabonera ikimenyetso ngo uvuge ngo koko ngo ibintu ni ibya nyabyo ngo birashoboka oya so aka kanya rero reka icyo nanjye kubaza kanyikubaza nyuma ariko kanyikubaza nagiye kumva numva bita Ezekiel ari gukora ikiganiro hagati ni ku ntoranywa cyangwa kuri nyako muri izo cana ebyiri hagati y'imwe muri izo ebyiri arangije atanga ubuhanuzi ati ngo nagize ubwoba ngo Imana nyeretse ngo urupfu rwa Pastor Claude yagize ubwoba cyangwa yagize icyifuzo oya ngo yagize ubwoba ngo Imana ngo amweretse ngo ko Pastor Claude agiye gupfa abo bantu b'abahanuzi bajya banitondera ibintu bavuga bajya bitondera ibintu bavuga harabona abonye bari gutondeka urutonde ngo gene nabibonye ko azapfa ngo ni ikibazo kubona urupfu rw'umuntu ukarutwikiraho cyangwa se gufata izina ry'umuntu ukashaka kuritwikiraho kandi uritwikiraho mu bintu bibi kuko ashobora gupfa twebwe ntabwo dutekereza ko yapfuye ibintu bisanzwe wabivuze mbere dutekereza ko hari ufitanye isano n'urwo rupfu rwe icyambere Imana ntabwo abantu bahora bapfa abantu bapfa buri munsi abantu barapfa ariko kuvuga ngo umuntu ngo umwana yakoretse urupfu rwa Pastor Claude neza ubundi Claude ni umusozi ubundi azapfa n'umuntu kimwe nuko n'uwabivuze nawe azapfa twese nkuko tuzapfa kimwe nuko ashobora gupfa mbere cyane mbese ni ibintu birenze ko nuko nakuca nkavuga Imana ngo nyeretse urupfu rwawe neza ubundi urupfu rwawe ntibari nyine ruzaza igihe runaka ntazi ruzaza rero biriya ni ibintu abantu baba bashaka kwihandagazaho berekana n'iki ariko ibintu abantu ubuhanuzi igihe buhora buganisha ku mfu utabona icyiza ku muntu utabona icyiza ku bintu ngo bari ibyo hanurira abantu ntabwo Imana yerekana ibibi gusa yerekana n'ibyiza biba bintu byo simbyemere icyambere burimo uratera ubwoba umuntu sibyo ngira ngo ibyo bintu ni ibintu bishobora guhanwa n'amategeko ni hari umuntu ugize kubihanirwa n'ibishaka nawe ari mu batangaje ko Pastor Claude wari uri mu kiganiro bamuhamagaye kuri kamera babimubwiraho kabisa yuko ngo Claude ari ugiye gupfa ngo niwe ugiye gukurikira Bobo bo ariko basinye kontara yo kurama nk'umusozi bose ntibazapfa mu bisanzwe abantu bigo turiho dufite ubuzima nako duteganya ko tuzapfa rero ntabwo ari ibitangaza nta nubwo ari n'ibintu bivumbuye kuba bavuga ko umuntu azapfa ko n'ubundi urupfu ni ibintu bigenewe rero sinibaza impamvu ari we batoranije kuri jye sintekereza ko ari iyerekwa ryabo navuga ko ari nk'icyifuzo bifuza
kuko icya mbere bariya bantu nta buhanzi bugiye navuga ngo bafite ntabwo buriya imbuto umuntu yera nta ziba zikwereka uwo ari we rero icyo gihe mpita nkemanga ku bintu bijyanye reka noneho ku munsi wo gushyingura reka tutasibaho gatoya uwo bita Bikemu wabonye ko yahurije abantu hamwe ngo bakihana ati ngo n'uwazanye nyine yafashe sinzi niba warabibonye ubuhanuzi yakoreye ahantu abantu bari warabibonye ntabwo nabibonye yego icyo reka tugitambuke wenda ni mutarakibonye wabonye ko mu bantu baje kuba bashyingura Gogo hajemo abavuga bakoze Imana batandukanye uretse Pastor Claude wavuze ati ntago yajya kuko nta views zirimo abahanzi nta numwe yagiyeyo ariko abantu benshi bishimiye kubona bita Pastor Mutesi yagiye gushyingura Gogo yarakoze turanabimushimiye icyo nasaba bagiye hariya bose ntibizarangire harakwirimbi kuko yenda hari kamera ngo tubibone n'atari kamera bajya bagira ikintu bakora kuko Gogo yasusize umuryango nibyo bazanawusura yego si byose yego nicyo kintu cyonyine nabivugaho so urumva nuko bimeze nekeza ko bimeze mu minsi yashize twari turi gukora ikiganiro kigaruka ku nkuru y'uwo bita Gogo Gloriose witabye Imana aho yitabye Imana mu Cy'Ubugande ariko bamwe mu bantu bose bagiye gusaba urupfu rwe baramanutse baraje bo bita Bruno K wamwirwanaga ku live yarahageze ndetse kandi n'uwo bita Pastor ngo wamutanze n'igitambo sinzi nimba warabonye akavideo y'umupasiteri aho barabwira ko Imana igufashe n'ubureyo ko waje abantu bati rero uyu mupasiteri niwe wishe yarazi ibyo avuga mbese urumva nyine yaragarutse ko yagiye ntabwo agarutse ko yagiye ari muzima agaruka nta buzima afite bisobanura ngo ubwo buhanuzi yamuhaye nyine bwarasohoye Imana ngukuyeho uburwayi oya we yaramusengeye amwumvisha ko nyine nta kibazo na kimwe azongera kugira mu buzima ndetse kandi ko azasubira ameze neza ariko Imana iwawe sibyo wowe ukumva ngo ni ubukwe busanzwe kandi buriya mu mvugo z'Imana n'ubukwe cyangwa kugira ngo ubwo imitwaro n'ibibazo wari wikoreye birashize kumbe ugiye gucaho nyiri ibintu by'Imana imvugo zayo zirahambaye ntiwamenye izo arizo urumva ko nimba yaramubwiye ati ndakuruhuye uburwayi mbugukuye nese uba hari zongera kumva nyine ububabare bw'uburwayi azongera yararuhutse ibyo biri mu mvugo z'Imana ziba zigoye kuzisobanukirwa n'iki si impamya rero ko uwo mupasiteri none se we yamwambura ubuzima muhora iki hari inyungu abifitemo Pastor Claude bati yashaka ngo kumutwara ngo nimba ngo yamutanzemo igitambo kugira ngo izina Gogo yarafite ngo ari we nyine ahita umupasiteri ukomeye ubwo wabibasabira ibimenyetso babigaragaza se ntabwo babigaragaza ni ikosa rero gushinja umuntu ikintu utabonera ikimenyetso ibyo bintu babyita guharabika okay reka twisoreze rero dusoza ikiganiro cyacu hano twari turi ni kuri Providers Apartments tubafitiye amacumbi tubafitiye ahantu kwiyakirira ushaka gusoma kamwe kunywa kaba gasembuye n'akadasembuye ahantu hatuje hatari urusaku ushaka kuruhuka yenda n'umukunzi wawe nawe cyangwa ugashaka kuruhukira ahantu hatuje nta muntu gusakuza nta n'umuntu umenye ukabamo
umuryango nazo zirahari muhawe ikaze ngira ngo bafashe batubabwire ibyo ari byo ni 07 nimero yo kuri providers apartment 07 45 71 yes 0782457112 cyangwa 0783 izo nimero zose zibona kuri WhatsApp mwabandikira ukeneye na delivery kuko bagira n'amafunguro meza cyane odari yose wabaha burger, chicken burger, beef burger, brochette nziza za ibintu bitandukanye ngira ngo n'amaboiro sibyo n'amaboiro arahari n'ibyo bawutsa mu mafuru byose iyo ntuza komande wayibaha bagakora delivery kandi ku bantu nabwo ngo baza baturutse hanze ushobora kubakontakta bakaza no kwifatira ku kibuga cy'indege kugeza bakugejeje ku icumbi. Yego urumva n'abantu bari hanze y'igihugu hari uburyo bwo kubukinga apartment ahantu ho kuba bijya bigorana cyane buriya hari ukuntu hari umuntu wanjye wigeze kuza mu Rwanda baramutura mu kubita muri apartment abishyira amafaranga menshi bajya babikora biriya bintu barangije ariko inzu yisanzemo ntabwo ibaho irimo ngo ibikokoroci n'ibintu by'imbaragasa umuntu akubwira ati na apartment akahita aza akagushyira mu nzu yabagamo hano rero ni abantu bakora kinyamwuga bafite byose n'abantu mushaka ama guest house ngira ngo abantu bajya bashaka nko guca babageni barahafite kandi haranisanzuye hari amagarden service mwayibona kuri ariko rero kandi tugira izuba ry'ubuntu ibi rero bikoresha imirasire y'izuba kandi tukaguha no kwishyura mu byiciro iyo utabashije kwishyura yose hanyuma ku bijyanye n'amazi kibika ubu muri icyo gihe riramutse ntarihari ubu tutashyushye iyo wayishyize ku nzu yawe imvura ntabwo yakwegera kuri